Chérie. Oui. Non, ok. Nasıl? Nasıl kwazindutse ugiye Ngiye ku kazi. ku kazi? Nzi ko turi bwirwane. No, ndi kwihuta cyane. Nzi wari tukaruhuka akanya gato gatugenda. Bebe, ndi kwihuta cyane. Shimba Ariko ndaza kuza kare sibyo nugiye ikibazo. Sibyo? Ko nawe ibintu ho nkora ntabwo ari byo. Ihangane sibyo. Nyihanganira. Ariko umunsi nzagukorera imiti sibyo? Nose sheri nutinda mukorera iki? Nutinda. Nintinda. Unshyiririze iby'umushyushyu wa kabiri. Sheri nuze gutinda sibyo? Ntabwo natinda sibyo? Akazi keza. Sawa. Bye. Take care. Linda sibyo? Sawa. Bye. Doris. Ibeze byiza. Ururi mu bukisi. Kugira ngo kange nyine bitemukorera ngo kange. Cyane nawe ujye nkorera ubu. Sikunda ndi kure. Faramusute se. Ndeje ndi gupanga ukuntu umunsi ngiye kuwufata kure dadi ngiye kwirwana bisigaye binda. Ariko rero ndi kubona meno mese uri kwitwara ukuntu ngiye ntasi. Ukuntu gute dadi? Bisigaye uhagarara ukajya kure mu bitekerezo biti. Nese udandi wawe wakwirirwa hano kuko ntugire ikibazo. Umva. Nta kibazo. Sibangarukiye. Hari ikibazo wageraga turi kumwe. Uriya mugore nawe sinzi. Basi ese ndi dodeka mubaze madame yagiye. Ibyo tuzabiganiraho. Oya. Umva. Afite kujya ku kazi. Tuzabiganira ariko icyo nshaka, sibyo? Reka kumera nk'umuntu ufite ibibazo byinshi, sibyo? Dadi. Uri kuntukisha ngende kuvuga ko umwana wanjye abone ufite ibibazo byinshi. Nese undi ntago ndi umwana wawe. Nanjye ubwanjye mfite ibibazo ntutu abantu abanyabibazo babiri. Dadi madame yagiye. Akomare. Iki nicyo kintu ushaka kumenya bya mbere.
ndamenya ari ibiki koko naraye nasinziriye gusinzi kino kwa muganga mbura indwara ko sungubu ndamenya noneho ibi ari ibiki ko ku buryo mbura ibitotsi pe ijoro rigacya buri gihe uzazindukira mu muhanda koko uyu munsi nta kazi ufite uri mu muhanda umara iki yego mwana ntago meze neza gasa ngo ni inzara nyina kiranguwe ariko rero mfitemo n'akaneke akaneke se shahu kugira ngo mw'iyi minsi ndacyagira pe ngo kareke nukuri n'uduseri tubiri ntago ntitubasha ndakabiswe narebe urakoze sherene shere wawe ni inzara we akugasa kumana nakubwiye ntukamenye wagiye ugirira impuhwe koko ubu ntabwo uba ubona ko mvuye kwa muganga kwa muganga se wowe ujya urwara wowe warwara mva umusa nino nkwereke mani asemana uracyarakajwe nuko mani nakinnye ikarita itwika wapi mani nta birenze ariko mani njyewe utajya umbwira ibintu ukuntu bipanze mani nabera ntabwo ari byiza gukora ibintu wenyine kandi uzi ko turi kimwe mani byiza kubimenyesha nta bintu biba birenze mani ushatse gukora ibintu wenyine uba ushatse kugaragaza ko uri umuhatari kandi nta muhatari ku isi mani hano hari aka video nari mbonye ndabona uyu munyamakuru iki gikobwa nyizera mani muri Derimundo uyu mukobwa yari ari muri Derimundo yazanye na Gabi nabonaga yishumitse na Gabi cyagiye ndumva mwibuka cyane kabisa mbere yuko wa mukobwa ari wambaye redaza agakuba kabero agaporopoza Gabi bakamurongoza uyu mukobwa niwe wari wazanye na Gabi biranashoboka rero ko muri iriya minsi bari inshuti kuko urabizi ko yari yaratandukanye n'umugore we kandi koko ahubwo sinzi niba waritegereje ukuntu uyu mukobwa yasohotse mu nama ameze nyine nabonye yasohotse asa nkaho barakanyijwe kubera ko ka kabebe kari kamaze gukubitamo ipinda karongoye Gabi urumva ibebe byasaga nkaho irakayitse birumvikana rero nagira ngo n'uyu nawe tumukine uyu nawe ni turufu n'indi turufu mutese mwana nanjye tuzanye nshaka kuntuburira ubu se manager Derimundo abaye dogiteri aka kanya ariko rwose agasa kandi nawe bizakubaho ibiki nukuri mvuye kwivuza aya nakizera warwaye se ne babuze indwara none kandi bunde bugusha naraye nasinziriye mbese kusenga ubugendo womboka nk'umujura hangana kandi kamubwire pepe iki se kandi kintu womboka nk'abagore uswangize ngo umugore wanjye umusazi ujya mu kazi
ukandebera uko niko boga mu maso Daddy ibitotsi byari byahanyije ariko ibintu byose sigaye mfite mu rugo rwanjye koko Pepe utambwira ko kuva ejo utarakaraba ejo nkaraba urifata ugashyira guke niko boga dedwa imbeho y'uyu munsi rero ntabwo wayumvise ahasi Daddy cyakoze nubwo nirirwa nirugwana wansigiye Pepe warakora iyi mbeho do Nusu amazi nishura ajya he ubu nubwo uyu nguyu mureke imbeho se gimwica basi inyuguze mu kanwa share kangere umunsi wanyu utaza kumera ko ubucucu burahanga Marine karame kirageze uhindura ibyo bintu Mbwira kiki none se ngo warwaye iki mwana ubu kundeba naraye nasinziriye nahindaga umuriro n'umushyitsi urumva nkatitira nkajya kumva nkumva umutima uranshigutse umva byari ibintu bikaze nese umuganga yagusanzemo iyihe ndwara wahora n'igize bambwiye ngo nintange ngo nimba ari ibizami ngo byakwizine yewe banansabye kujya gutanga umusani ntanashaka no kujyayo ariko banesheje ku gahato ndawutanga ariko nta kintu bigeze babona ahubwo nasobanukiwe indwara urwaye wayipanze gute uyu mukobwa ubu ngubu ntabwo ari kumvikana na Gabi yego ko byagenda kose ibintu Gabi yamukoreye ntabwo bakiri kumvikana yaramusebeje cyaje kandi uyu mukobwa nkurikije n'ukuntu nabibonye urabona kano gativa akoreraho ni bwa butivi bwa make buciriritse ndabona buciriritse biraho ngaho nta rero diru nayo natekereje hagati aho ngaho numvaga dushobora kumuzana tukamushyira muri Delimundo TV sure sore habyemerana noneho ukuntu twamukinisha twakwemera tukamuha amafaranga urumva twamuhaye amafaranga ntabwo yakwanga kuza arenzeyo babandi bamuhembaga ubundi akajya adukorera inkuru zigamije gushyira hasi abo kwagaga ahantu hose tutumva ibintu kimwe mwana ko kantu kariya kanoniko kikavuga kihora kibaraza gikubita bad news bana n'ibyo ngibyo kirageze ibihinde sinshaka kubona iyo attitude nawe mba ndi kwisekera nawe ukamva reaction nabo nishaka ngaruke kandi kuko Imana Daddy Pepe ni comedy basi reka nkubwire bive ibyo ngibyo reka tuvuge ajya wambwiye ko ufite ikihe kibazo hari Daddy nshaka shopping birihutirwa cyane ega naje nta kintu mfite n'ibingibi dore n'ibyo ejo bundi tugenda hari urabona ko ari byo naguze nsoke ndaje noneho ndaza kuguhamagara musangire Remera sibyo turaza kugarukana mu rugo nabikuje amafaranga nyaguye sibyo Daddy you don't have to worry ego ukoje take care sibyo keza yo gukumbure aranaje musengera ahubwo ngaruka mwawe ejo bundi ureba mu bintu by'abakobwa amaguru numbaze aho gushaka ko urwaye ikigatura ngo igikabutura ikigatura wamureza iyo ndwara ariko ni icyo wapi irasanzwe n'irwaye wowe none se ifata gute se cyangwa se ifata nk'uko nyine ubwiye uramenye ubuse ndabigira ntibaho ikigatura uyu munsi ndajya gushopinga nibutse Pepe umwe komedi uri he ndege ngira ubwo turu nyine iyo wakunze umuntu nibwo urwara iyo ndwara usanga ariyo warwaye sha none se gasa mwana kakanege wakamaye nakomeje kubitekereza kandi yarakunaniye ihangane mfe kukagerageza none se undi ndakumenyereye tubaye na tubiri buriya nta kibazo fata iseri yarakunaniye fata kamwe nimba harimo kandi ni ukurukana none se ubaka ngaka nta n'isegonda mu kukarya
wamenye ko urwaye wa muhungu ahubwo wereka nkubwira ujye umenya ahantu urwarira sibyo ego wanyu sikari mu gishanga basi makanya ndakwiyamye nta wundi muntu mfite nakubwiye ko ari cyangwa urwaye busamba ahubwo ntago urwaye gusa uri umutekano manuka utahe wanyu mu gishanga sha kimenya aho urwarira ubusaka karamarira icyuko sino muhungura sinakubwiye ko mvuye kugura umwe basi mfasha sha agaje wambabare ko basi ukansindagiza mwana ukanjyana umva ujye umenya ahantu urwarira urumva ihangane gato wanyu nepfira mu rw'ibikeri ukaza kucyana ku muhanda reba ukuntu ureshya urabona gukurura bigashoboka gusa ngende ngewe gusa igihe nakubwiye ko nacitse intege ntabwo uri kimbagire pa kugeza iwanyu agase wangiriye impuye ko ntabwo ari njya kuzanya aho ngaho uyu rero namubonye namubane ni nawe twamwifashisha kandi nkurikije ukuntu performance ye hano urabona ko nubwo ari ku gativi ka makeya urabona ko arakurikiranwa cyane aragerageza yabibasha ahubwo twamubona dute arana se kuri na web hariho na nimero ze wahita unamukompoza ukamuhamagara 07 okay Kihamagare kimukubita ka message tumwandikira twumve mwaka appointment numve ko byavamo hariya yitwa Rolo okay man iyi ngiyi nayo izajya bizariye kabisa reka ahubwo tumuhamagare nitubona afite umwanya tuze kumubwira aze hano we mukubita ka message naza kuboneka araza kuza kutureba kandebe ko bikunze hari akandi kantu twakuyunguraho ku buryo mu minsi iri imbere no turaza gutwika byanyabyo bya bindi twabaga twahiye akubutanye ubundi ntari icyo mfo nuko uzajya ukora ibintu twabyumvikanya nabyo cyo ntari bikabisa umusazi we Pepe unagari kumva yuko giye nagwamagare ntabwo uri kunyumva koko mereza telekomande nirebere TV Yes, bwana. bishake Chaniro Barareba ibitente. kuramo ibitente kuramo kiramo indirimbo aho ngaho Pepe tuze kugiye None daranga humase Humase? Ishari Mase Senda kumera mu masa wambaye imyenda. ngwino umase nta kibazo Uyavamo imyenda nkumase. Chare. Asi Pepe watse kumbabaza buretse izo ni intoki cyangwa ni majagu wagize neza ntabwo uzi kumasa Ngiye kumasa ngenda bize narabyize. urabona ndi muri mase Okay, go mbwira manzi ukore mu myenda kwanza ubundi nkumase. oya masa neza wana kumbabaza masa
gutya ni fresh tansurira okay ngiye kuzamura imyenda kugira ngo mase neza oya masa bityo nta kibazo. Okay, rero akoze kuzanga ni mu rugo. Feel free wisanzure. Twagwamagaye tugukeneye. Abashize ndakeka tugeze kuko guhorera mu nama ya Delimundo igihe twaguraga imigabane ariko ntabwo twabashije kuvugana, buri wese yari busy. Twagwamagaje rero kubera akazi. Tugufitiye akazi nkeka ko kazakuryohera. Ku byinshi Black gusobanurira. Roro ni karibu. murakoze. Twakubonye kuri televiziyo usanzwe ukoraho, tubona waba umunyamakuru mwiza cyane. Twifuza rero kukurokirita ngo uze muri Delimundo TV. Urabizi ko muri Delimundo tugira na TV. Ariko akazi twifuza ko udukorera nako kujya ukora inkuru zicukumbuye ku bantu runaka tuzajya tukwereka. Ariko uburyo uzajya ukoramo akazi kawe butandukanye n'ubusanzwe. Ukuvuga ngo tuzajya tuga umuntu ukoraho inkuru, tuguhe n'inkuru uri bumukoreho. Twe dushaka. Yeah. Azubumva bishoboka. Yeah, birashoboka. Kubwo umuntu runaka twubwira ibyo twe twifuza ko wamukoraho. Ugakubita inkuru hanze. Nibyo twe dushaka. gutya uri kumva ari fresh okay ngiye no kuzamura nyine muri mu mupira nkumase mu mugongo sibyo ngiye kumasa ndabizi rero icyo bajyaga badukora muri Delimundo twasoze kumva ari fresh hararira yewe yewe Akazi rero nkora nkakora kinyamwuga kandi ubyungu byo atari umwuga. Ariko iyo kinyamwuga mu muvuga iyo kinyamwuga uvuga si ituma ubona udusheri. Umva Roro. Mani. Roro, kinyamwuga ubundi wumva bavuga do. Iyi niyo kinyamwuga. Ni kofi iyo kinyamwuga uvuga. Nta yindi kinyamwuga ibaho buryo. So bitekerezo niba umva twakorana to. Shanye mu kubitekerezaho tu. Kugira umuntu azave ku kazi ke. Oya biranoroshye ushaka kuvuga ati wenda mu mafaranga abantu imbaga menshi dushaka kuvuga amafaranga arimo ahubwo korana natwe nta bintu birenze. Cyangwa nari bireka nsubire ku kazi rero ndaza kubabwira nyuma igisubizo. Okay ntacyo. Roro igisubizo ariko ni yego. Kabe karimo gahagije. Oya harimo kantu irimo humura. Sawa. Wahita unatangira akazi vuba.
Bon, imisego kuyitase. Sedati ni biki? akunda cyangwa muri bazi kubyumva. Ese ni iki tugiye gukora gikaza ku buryo Nta kibazo. ngaho mbwira. Noneho kugira ngo ukemure bya bindi sibyo? Yego. Aya mafaranga nizere ko ari buze kubikora byose sibyo? Arabikora ntabikora? Ntabwo mbizi. Barambwira. Kiravuga nagiye hari. Yego. Yo kurya sibyo? Lunch. Noneho okay, it's okay. Tike sibyo? Nahise dati ubayanga yaranegera taxi voiture. Nangaye. Kandi dadi nukuri ko Imana ngenga. Ushaka kumusagura ngo aya mafaranga menshi sibyo? Dadi we amafaranga ni menshi. Umva aya mafaranga nayo umugore. N'aya madamu. Ugamenye ko nayatwaye n'umugore. Akusundi dadi kuva ryari uyoborwa n'umugore. Tuza amafaranga rero. Oya kagenda. Dadi. Ubika ibanga. Ntabimenye. Kandi ntuzi waguze ibintu umeze gutya wabimanitse mu kirere. Si ibyanjye. Sawa. Kiravuga. Dadi nawe wamba uzamafaranga arangiza.